bakise imbeba ebyiri two rats ese mgenzi imbeba ebyiri bwoko kika turebe mugenzi mwe mwitonze byanga byakona muragasobanukirwa kuvana gafashe mu two rats mgenzi rat ni imbeba cyangwa rat ni imbeba ako nagara amafuku isi mugenzi cyangwa ku ruhande gusa barabaganira abavandimwe ebyiri mugenzi bwa mugenzi ati muvandimwe gose imitungo yacu rero yegereye wicuruza nago bikemeye kugurisha imitungo y'umuryango gose kanange neza mwitonze muvandimwe mva kubwire. What I am saying is that it is good for you to be selling our father's land and property. Nago rwose bikwiye kuba ucuza imitungo ya data ndwose n'ubutaka bw'umuryango bucuza bushyira ku isoko. Like that. Uravuga ibiki? And what do you mean by selling our father's properties? Like gute wambwa unacuza imitungo ya data kandi imitungo ya data nanjye ari yanjye. I sell what belongs to me. Nge nacuza imitungo yanjye nago ncuza imitungo y'undi muntu nacuza imitungo yanjye ndimo nateza. And sell them anyhow I like. Kandi rwose mfite kuyigurisha mu buryo bwose mvuko mu nge bunshimishije. Because our children and grandchildren will need those. Abana bacu n'abana bose bazakenera imitungo yacu mu gihe tuzobatwe tutakiri kwisi twarapfuye tudahari. They'll benefit from the practice tomorrow. Bazatunga imitungo yacu tudahari ejo hazaza. Nelson. Werahaguruka. Nelson muvandimwe. You have nothing to say here. Niba udafite ijambo ryo kuvuga wivuga ubusa. Me? Nsoke. Soka. Get out of my house. Mvira mu nzu ugende. What to say? Niba washanga kuvuga ubusa. Aho kuvuga ubusa wamvira mu nzu gatumuka ukagenda toka mbere yangu shenzi. Mugeze aragukana petit frère ngene ngeze ni grand frère. Mugeze barapfa imitungo ya rwose yase yabasigiye. And therefore demand. Umva nebye bikwiriye. We should according to tradition. Birone kana tugabana imitungo yacu tugende ku buryo bw'umuryango wacu. Basaka tubikore. Ako nake utangiye gusara cyangwa usigaye nk'ibimogi nisi ruduwiri ni muri tureza kuzakurenze. Umwe biki? That you take. Kubera ko usigaye nk'urumogi unyibe tukangura urumogi ntabizi n'ibiyoga byabye bimwe bitango ni nuza esperanza biragusaza. Stop your brain. Nisigaye bituma mu bwonko bwawe bwose hashukura ugasara ugatubagira ukajya bicunga inyoni. Go ahead and say whatever you like. But I still maintain. Umva avuga cyaka cyose gusoma mu bw'ikintu kimwe. Father's properties are for sale. Imitungo yadatanga imitungo yo kucuruza cyangwa kugurishwa yiboneye kose. If you die tomorrow your children will need. Ejo ushobora gupfuka sanga abana babakeneye imitungo wapfuye itagihari. Chineke. Yesu Kristo. Nelson. Njewe Nelson muvandi. Want me to die? Ukeneye ko mfa utangiye kunyica narafa. All right. Sawa. I'll see who dies first. Kuko uvuze nongo nzapfa. None gatari hagati yanjye nawe niduzapfa mbere yundi. For you to die. Umva nago mvuze ngupfe. Only citing an example. Kandi niba apfa rwose na kimwe nakunka ko nago natanga urugero rwo kushaka gupfa birashoboka kandi ndetse cyane ko umuntu yapfa. You are citing an example. None uratanga ingero zijyanye no gupfa uzitangira kuri ngewe. Ufite iki se? Yamuye. With me. Am I sick? Ndarwaye. Example with that. Umva kuryo watanga ingero zo gupfa ukazitangira kuri ngewe ubonye ndwaye cyangwa kuko utangira ingero zo gupfa. Sohoka. Get out of my house. Vanga aho ugende toka mvira mu nzu watanga ingero zo gupfa yo kusanga handi. Bastard mushenzi. Nonsense. Umusense gusa. Rubbish. Umwanda. Rubbish. Can you imagine? Imagine usheri muvandi nako mumada imagine shamu kumugare nkunda cyane. Can you imagine that? Te fotoramo. Nelson murumuna wawe. My father's properties. Ale maravuga ngo ndimo curuza imitungo ya data. Nonsense. That him. Kira kigorye gusa no sense that him kiri ya mushenzi. Me how to manage my father's properties. Akaza amaze imitungo ya data ajya ngo data ntabwo ngiye yambye nko nawe yamubyaye. He's giving me money. Aho kujya ngo mama amafaranga nifashe ngo hagaze ko ndi umukene nyakujya mba mu cyaro ba mu mujyi nyakupfishwa n'uburo bw'imbata. To buy cars. Erega yigize umuhanga. Pose for me. None ashaka no komitera mujye gukora ashaka kugira umukuru w'umuryango. Musheri. Haven't I told you before? Ntabwo nabivuze mbere hose. Something about that your brother that I don't like. Navuze ko ari byinshi kuri mwene nyoko nakunda muri umuna wawe. He threatened my life. Uzukaje ankanga ngo ngingo nzapfa. He threatened to kill me. Arambwe ngose ngo nzapfa zanyica. Ngeze rwose buyara abantu uvuga ikintu uko kiri bakumva rwose ukundi ko abishaka. Avuze ati ubushobora gupfa abana bagasiga imitungo mugenzi unabyumva mu buryo bwe n'umugore we. Just like that. Aravuze ngo ugiye gupfa ngo azakwica. Sheri. Land matter is a serious matter. Uzukubya bivuze ko biri seriye burya ngo umuntu umunsi agutunga urutoki ashaka gutunga inkoni biri seriye. Biri seriye. Talking as if you don't know me anymore. Uzukavuze ngo hajya ngo ntaganze ko nge ndakaravuga rwose nyifite umujinya muri anduranzozi. With all his money, amafaranga yose afite ngo amubyimbe amamuri ataratuma yibyimye ku bantu. Going to teach. Agiye kwicuza ngiye kumuha isomo. I'll show him who I am. Ngiye kumwereka icyo ndico aho mbere ibamba. Now because me Oriako. Asheri ngiye rwose ngiye umugore wawe Oriako. I'm not ready to be a widow now. Rwose ntago niteguye gupfa karanga buri umugabo nkunda. Ubwo se uvuga ibyo uvuga ni. Ni imbere akabira akakusanga wisaba mugane Sheri. Father and I
We were going to the farm. agiye kubona hagati yenge nanjye ndufite kwicunda isasa Spend all that we have from the farm. abone icyo ndicyo Just education. maze umwereke ubusuko data afashe imitungo yacu yose akayimushyiramo kugira ngo yige azatubasha none twese nanone kutubanisha. Anything you want to do it now. Sheri kuko byose ushaka gukora cyose gikora nyenge nkuri inyuma Just take ndagushyigikiye rwose ko ushaka gukora cyose wihorere. Nelson. Nelson Threatening to kill me. arambwira ngo agiye kunyica araza kumbona. Ndetse filime iramenye sabe na kindi nyoza mvanwe mukuru rwose atayasayoboka rwose abapfumu atanyoza kuba rwose yakweza imbaraga zidasanzwe z'abarozi n'ibindi nk'ibyo bya hafi aho ngaho abazimu n'ibitega mugeze kuri murumuna we mugeze narebera filime mugeze yavuze ati bishobotse wapfa ugasanga abana bacu basigana n'imitungo bafite undi mugenzi abyumva mu buryo bwe do arabyina mugeze amaraterekera kubwa murumuna we. Ndetse myo sanga abantu gose batarizo bavuga ikintu ko cyaka cyumva bishaka bitewe nuko yimereye. Atushaka gupfuka sanga dusigaye abana bacu twasigiye ubusi ndati wapi ushaka kunyica. Tayari. Jenzo Nelson ibereye gose afite umuryango Nelson. Mugeze gose Nelson ifite yako nabane ebyiri ngabo rwose nabane ebyiri mwe utawusta iheme na kino dokidiyeze. Bose afite n'umudamu afite umuryango neza umuryango gose wishimye. Mugeze agaze gukora hanga ku ruhande hari gose urimo kuba gose yaterekera hejuru ye amwoherereza bidakwiriye. Mugeze hakuno rwose yungaranuka cyane yaterekeye byose bizi nibyo abantu mugeze rwose bisi ntibanyurwa ntibashima. Umugira inama ati uraneguye. Rwose hakuno rwose umuryango urishimye. Ni madamu na sheri rwose n'abana babo. Rwose abana ngabo. Bana bangeje mufite kujya ku ishuri. Kubyina byaranye papa we ya. Papa banza turirimba indi ndirimbo imwe rwose n'abana beza n'ibyana bishimishije. Okay, nacho genza nako nza maze macho myenza ko yaje gutwara rwose umwirongi wase fruit. Rwose muzana fruit, amucurangire fruit. Nkomugeze babyita mu ruzungu fruit. Muzehe arayumva. Nelson mugenzi Nelson. Asa bacangiye ndirimbo ra. Bashyemo baramushaka cyangwa baramujyanye. Rwose bacurangira. Abyabona barabyina. Rwose ni umuryango ushimishije nta bucura nta mfura. Nelson. Bamwita Nelson niwe nyango mujye gusanganira. Ngeza mwe abazimu ni murumuna we. Filime iraha. Dise mugira inama mubwiza ukuri. Undi bigeza byumva nabi. Turabana sha. Dore inyuma. Dore mugeze barashimishije. Bana bangiye ko ndirimwe mujye kuryama sibyo kandi karirimbo kamwe. Muriteguye mugeze rwose n'abana ebyiri bashimishije. Mugeze ni abo na aboyi. Nako ni bobo na aboyi n'abana ebyiri. Send off the white men in those days when Nigeria. Ajya kwari indirimbo twari turirimba kera gose twirukana abazungu bava mu gihugu cyacu mu gihe cy'ubukoroni. Before 96 Wavutse mbere y'icana na gatanu muri za 60 turati yego. Is your mother making me look? Rega bana banje ndashaje nuko mubona maze gutya. White men were all over me, always. Abazungu twarabanye badukoloniza barinda bana banatawe wabo barataha babongereza twe turasigara. Personal friend. No muntu babarwanye nambara yo kubaca mugenzi gose sarashaje. So, ngeze gose ari umusirikare yarwanye n'intambara gose intambara zo kwikora mu bukoroni. Tuzarwubaka abana b'abanyarwanda turugire nka paradizo isi yose we munyezo baririmbaga gose bibohora. Munyezo kari hakuno ku ruhande bamwoherereje nama diamond ibitega mugeze mu mahembe arakora abyoherejwe mugeze na mukuru bavukana bavindimwe. Filime iraha mugeze umugore ratabaje bazana amazi badaye ko mugeze batabara umugabo ameze nabi gusa birimo kumuniga amazi nta kintu amatakaje y'imbizi nacyo bitanga byarangiye mugenzi mugeze ko Nelson yapfuye. Filime yiswe imbebe ebyiri two rats. Aracyari mugenzi Junior ubasobanura Junior adapurime ugenzi basobanurira katurebe. Mugenzi ayiwe birababaje rwose barira nk'abanyarwanda yiwe ayiga data ayi mama rwose birababaje. Ayiwe rwose ntacyo navuga hangaha. Ayi mama rwose birababaje mugenzi bapfuye use rwose yapfuye bakiri bato mugenzi yabaye nta kintu mugenzi atanya ko rwose inama y'umuryango gitaraganya mugenzi bavuga ku byabaye kubwese kubw'urupfu rw'umwe mu bavandimwe b'umuryango.
all your explanation of what killed my brother. yewe muramu wanje ni gute unsobanurira ikishe mwene mama ngo ngiye nkemere urabeshya gose bashinje umugore ko ari wishe umuvandimwe wabo munyamuryango umwe. Because my brother was not ill. Mwene mama yari muzima nagwe yari indembe. None ni gute uzuvuga ngo yapfuye ngo ijoro ryahise ngo yapfuye urutungura mugeze wiko bamwishe tuzamuzi tuzi uko byagenze. Sons of umwanyem. Mu muryango wacu abana ba umwanye mu bahungu bose nari mujye pfukicwa n'indwara z'amafuti ngizo ngo zamwishe. Mysteriously without a reason. Nawe ujye upfa ngo apfa bitunguranye adapfuye hari impamvu imwishe. And all you have said here is quite unacceptable. Rwose ibyo uvuganga byose ntabwo twe nk'umuryango tubyemera. Even the single one. Nta jambo nari mwanga avuga ngo turyemere kuvugisha ukuri urabeshya. Put it to you. Byose bigaragara ko bamwishe. You have a hand in my ubyanga byakunda ufite icyo wakoze mu rupfu rw'umuvandimwe wanjye. Njewe Uncle Ndukwe. Undukwe. How can you say that? Niko tavuga gutyo. He was my husband. Yero umugabo wanjye nakundaga naba. Wamaze. Ako nanjye yari muri umura wanjye. Ndukwe. Undukwe banza wumve bitongana. Ni kise kandi wowe. How do you talk like a child? Niko tuvuga nka umwana muto umva we. That is talking like a child. Nawe nyitondere uvuga nk'umwana njye ntago ndi umwana unyitondere. Too soon. Umva ibi ngibi bya muri umura wanjye wapfuye. You are the person who benefited most. Niwe muntu wajya guprofitira kuri mwene mama ko yaragutunze watunze n'umuryango wawe. He even trained your first son in school. N'abana be mashini wajya bahirira minerivare. Ndabizi. Nelson was a kind man. Nelson gose yari umugabo ufite umutima mwiza yafashaga abantu bose bamusaba. All of us. Twese twesanga yajyaga twese dufasha nk'umuryango. And that is why niyo mpamvu I am saying we must be cautious. Ni gose ni dubuke. Seeing his wife. Nta mpamvu yo gushinja umugore tudafata gushaka impamvu zifatika. Twitonde. We cannot carry an elephant on our head. Nago twashyira inzovu ku mutwe wacu. Use our leg to dukoresha amaguru yacu ngo tuyijyane. Okay, I don't understand what you mean. Mbije uvuga imigani nagusobanutse. Cyo mvuga ni all I am saying is that ngiye cyo mvuga ni she killed my late brother. Byanga byakunda uyu mugore yishe muri umuna wanjye to inherit his kugira ngo atware imitungo ya mwene mama. It is not going to happen as long as I'm alive. Nyiri muzima ndarahiri horaho ndakambura data we wishwe n'uburoro bw'imbata ntago nabyemera ko mwene mama apfa ngo ndekerera aho ngaho. It will not go well with her. Kuko mbwa ntago ko biri bugende. Please, Mama ndabinginze. Nega kunshinja ibyo ntakoze. My witness. Rwose Imana ya mbere umutanga buhamya. My hands are clean. Amaboko yanjye rwose arasukuye nta cyaha nta maraso yigeze akora. Can I kill my own husband? Nigute nakuca umugabo nakunze wari umugabo twabyaranye abana barenze umwe. Urabeshya. That's what we are talking about. Nicyo tonyine tuvuga. Ubanza wumve. You have to prove that. Nagira ngo ubigaragaze mu izina ry'umuryango wacu twese. All the elders here. Hari abakuru bahabicaya. And by our tradition. Dufite umuryango wacu dufite umuco tugenderaho. Where by our ancestral. Iyo rwose ugaragaza kutabeshya ujya hari imbere ugarahirira kubazimu n'abakurambere bacu. That you do not have a hand. Ko utegeze ugira ubwose icyo wakoze mu rupfu rw'umuvandimwe wacu. At the swearing, you will have to pack all your things and go back to your kinsman. Kandi numara kurahira urafata iminsi irenga magana ngahe ujye butashye iwanyu makije uzagarukira. Yeah, just 1 year. If nothing happens, urafata umwaka umwe wonyine kugira ngo uzabone ugaruke. You would have proven your innocence. Nugaruka uri muzima utarafe cyangwa utarasaze ufashwe n'ibisazi bigaragaza kutabeshya. Uzaza none ujye umutungo y'umugabo wawe bidegembye nkuko byari bimeze imbere hose. Yanze bafite imyumvire rwose y'imiryango yabo. Umugore arataha akamara umwaka yarahukanye akazagaruka mugenzi umugabo yarapfuye rwose nabwo fuka yaraboze. Elders of Umaye. Umva rwose meke mbabwiza ukuri yemwe bene muryango wa umwanyemu. I did not kill my husband. Ntago nakwica umugabo wanjye. Besides, I'm a Christian. Ni n'umukristo ntago nararira ku bintu bijyanye n'abazimu n'abakurambere. Urabeshya. Christiana. Bakwita Kristine ntago yitwa ntago uri umukristo. Not a Christian. Ntago rwose Kristina bihurira nawe bire no kwitwa umukristo. Rahira. You must swear. Ugomba urahira atazaka kuko nuko rahira. Rahira imbere baziye bakurambere. Umva mu muretse ariko. When a man dies, tuzi ko mu muryango wacu yo umugabo apfuye, according to the customs and traditions, tugendeye ku migenzo n'umuryango wacu n'imyumvire y'umuryango wacu, the wife is given 7 native weeks. Umugore ahabwa ibyumweru 7 bikurikirana nta na kimwe gisimbutswemo. Kugira ngo abone asa umuryango uzabone wicara uganire kucisha umugabo we. Weeks. Afata ibyumweru 7 ngo abanze yigose abanze araruhuke. None mwebwe why is this one? Kuki uyu nguyu we atahawe iminsi yo kwanza ngo rwose umutima utekane? Kubera iki? Say shut.
Rwabukamba witonde wimurane wazana ufite baho muhuriye. Have any other thing to say? Niba udafite cyo kuvuga ziba. I am beginning to Genzi be. have a hand in my brother's death. Ubwo nawe babanza mugende mama mu rupfu rwa rufite cyo wakoze murabanza muri mu bamwishe. Barabaye batanya gushana mu nama y'umuryango. Gende cyo mwene nyoko. Wamwishe ko bigaga nabanza ufite cyo cyuzi ku rupfu rwe. We witonde. Mwicare. As the eldest member of the mureke ngere n'ushasha ngiye mvuga nk'umushaje ukuriye umuryango woshe. and now take charge of oath swearing. Ndiwoshe ngiye bijyanye no kurahirira imbere y'umuryango n'imfura z'umuryango woshe. Custom and tradition demands. Christiana mko. Come here. Hagarara hangaha. Kneel down. Uce bugufi upfukame ndabyanze. I say come here. Haguruka hagunyuka icaranga upfukame urahire. Jahanga urahire ndabyanze guca mu muryango. Haguruka urahire haguruka. Jese bena kindi. Genzo yabizi gose ngubu ukagiragwa neza. Jese yarapfukamye arahire. Afterwards you must drink from the pot. Goshiramwa amaje ari mu kabindi niba utica umugabo birakarakara. Of her hand in the death of my husband. Let the great Ubulobo strike me. Kandi urahire uti niba ngoshi nare gicungura ku rupfu rw'umugabo wanjye ndagira ngo ushobora kuruja wacu wita umwonyo with madness. Aje ankubitishe inkuba y'ibisazi n'imizimiri y'abasazi yose intere. Rest of my life. Nzabe umusazi kugeza igihe nzapfira ubirahirire imbere yo kunywa kuri ayo mazi. Say it. Bivuge. If I know Niwe gose mbizi. or have a hand, Kandi ndagicungura ku rupfu rw'umugabo wanjye. death of my husband, Kugira ngo apfe. let the great Ndasaba ko abasokuruza bacu arimo umwonyo. strike me with madness Banteza rwose ibisazi mu mutwe. for the rest of my life. Kugeza igihe nzapfira mugenzi yararahiye. Genze bena kintu mugenzi ukorwa. Genze baramushaka ashaka ko wishe umugabo we. Mugenzi ko tuzi uwishe umugabo we uwari we katurebe. Bamwise rwose niba ari undekwe ngo uyu rwose mune mukuru wowe nyakwigendera nyakanyabamwita kanyandikwe. Mugenzi amazi yanyweye n'iby'umuryango. Naba mugenzi yabikoze ko bikamuhama arasara. Atabikoze baramureka. Filimi iraha. Mugenzi wapfuye yari umukiriya wamwitaga Nelson nyakwigendera. Mugenzi yabaye nta kindi. Mugenzi wa mugore yari yirukanywe agomba kumara umwaka wose mugenzi ataraha ngaha ari iwabo akazagaruka kumenyeza umwaka urangiye nagaruka ari muzima zongera mugenzi ahabwa imitungo y'umugabo we. Mugenzi yabaye nta kindi. Gose mukuru wa nyakwigendera kanyandekwe gose yaraje akoneka kanyandekwe gose nzoje kuba yayitaha. Mugenzi abe ari mutungo ya murumuna we mugenzi ari umukire. Apfuye mugenzi asize abana babiri n'umugore katurebe. Twe tuzi uwamwishe ko yakaje muri petit frère yari umukire. Yari afite ubutunzi. Yakoze mugenzi imitungo ye bose baryamye badamaraye. None mugenzi bamuhoye ubutunzi bwe. Arabyimba mugenzi ni Bingara frère kanyandekwe. Ko kanyandekwe yakaje. Yishimiye ibyamakiye mugenzi atakoreye atavunikiye filimi iraha. Mugenzi gusarika mubabwire mu byise mujye mwitonda. Gukunda ibintu utakoreye biricisha. Niyo mpamvu umugabo yivugiye ati inzira za bugufi zisha abana b'imbeba turamuhakanye. Uko niko bimeze. Rwose inzira za bugufi zisha abana b'imbeba zose bazomurira ku icumu. Kwifuza utakoze ni bibi. Benzi ya mukuru we. Nako Benzi ya murumuna mugenzi Nelson nyakwigendera isa abana babiri n'umugore. Mugenzi umugore Christina bamwirukanye abagiye mu rugo iwabo. This is Lagos. Ahangani Lagos. Mugenzi binje mu rwa mukuru. Mugenzi ari Abuja akaba na Lagos mugenzi ni imijyi ibiri igose yo muri Nigeria nko mvango hari Kigali na Butare. Byose ni imijyi ikomeye. Abana barasunikwa. Nabane mugenzi Bobo na Aboy. Patience Ozoko mazina nyakuri. Abandi inzu yakaba mugenzi ari inzu yabona nyina. Barahabwa shano kubajugunyira shamutereresha. Nabana mugenzi bikorere bana bato de ukuntu bareke bokanyago ubwo desi nibyana bitoya. Desi byana bishimishije. We shira hasi kakaro fata biko fata hakuno. Kira ku mutwe. Desi mugenzi ko bitangira ese yapfuye. Nta gose nta muntu wo kubavugira ntaki. Batangiye mugenzi kubikoreza. Isi batangiye kubikoreza ku mutwe. Isi bagenda barira urupfu rwase. Ziba cicika. Funga umudomo. Want to hear him? Cyane kumva urushyi cicika.
tongera kuvuga wemva imbere isi do mugenzi kandi abana bato ni grand frère na petit frère barabikoreza bagenza karembo karavuga kati Imana umunsi umwe izagufata God go catch you one day. Yemwe muhemuka mumenye ko mugenzi Imana bari hafi kandi mugose murarye muri menge disi kandi josi ryaravunitse karababara ni kapeni kagara frere rwose petit frere arahoza dore ko namuhoze ni byagikomanda numaze ngabyigibaza yarabonye muri rambo cyangwa muri kabutura ariko kimo rambo rijosi rebe kiya gitoya uko cyakaje umukuru yabo bayiko yikoreye cyane kiramuhindukiza nuko umugorora ijosi abana bara disi birababaje disi se yapfuye mureke guseka mwiseka birababaje yemwe mwiseka nko gafanga mureke guseka birababaje Deresha genzi gicyo kita osita iheme amazina nyakuri ni ihema ihema Deresha agenzi kimisi yakicumye genzi bana gose batanye kumenyera mu rugo mugenzi kugwera gose bari mu nzu na se wabo onkire ko bakaje mugenzi ne gose nababyara babo cyangwa bashiki babo ni impanga. Push, excuse us. I want to watch Tom and Jerry. Yemwe anga go televiziyo dukeneye twareba Tom and Jerry. Muri abasazi. Miss a TV program because you're watching a film. Umva mwayereka muri aba filime none natwe tugezwe nako turebe televiziyo hari ibitente Tom and Jerry. Watch a Cartoon Network. When we are through, you go ahead and watch a film. Ukeneye gushyira Cartoon Network afika Cartoon yacu nagira ntagati nawe muri tamusha filime zanyu muhongere murebe. And so what? About go switch off that video. Abo yatanye van televiziyo. This is exactly what they did the other day. We wanted to watch a film and they said they want to watch football. Gambere mwaje temo kwa filime tumushaka kumuvuga ko mushaka football none muraje mugatse mwoje mutwigenza umushaka iki. I'm going to tell mama what people are doing. Kandi nabwira mama wacu abahane mama nsoma yakora iki. Report to whoever you want in this house. Umva iyi nzu ni yacu nagari nzu mujye mubimenya ko kwanga ari kwa data. Please you and displease ourselves. Mugeze bano barahaguruka ubwo sinzu ni yaso abanga abanyakwigendera nta muntu abavugiramo. Get me the rules. Yatashyira turebereka ibitente Tom and Jerry. Kira washyira Tom and Jerry. Yewe Duresha birakubagana shawo dore ukacu feeling funky see chika yeah gose babari mu byishimo nk'umujyi ukomeje by'abana gwabazi bijya mbere naje myenzi bibabwiye. Sasa kwenye mnyu yakabyinya abinjiye ntibyabona ko binjiye iki kirimo kubyina kirikanga aba basetse barashinyika iki ziba ntabwo gira imico ntabwo nyoko naswa bakagisha ko ufite kwinjira mu cyumba cy'abantu bakomangiye. Look at our white village mat. Derega bikuru bifite iminungu ibwatara bagira ngo ni ibirenge bya Rekisi biraseka n'ibintu bimeze nk'imimetso y'imbata. Looks like This house does not belong to people. Erega mujye menya ko iyi nzu ntago ikiri inzu yanyu ni inzu yacu. Yes. This is my father's house. Inzu yanyu kandi iyi ni inzu ya data wawe nyakwigendera. Look. It was your father's house. Yahoze ari inzu ya so atarapfa. Now. Ariko ngo ni inzu ya data wacu kanyandekwe. Kiraseka. Data uzuko koko ngwa mugari mwasa baza basigamo ngwa n'ibimogi. You stay here is only for a while. Yeah. Kwa muri ahangaha ni iminsi mike imakege mama acha azagarukira. Sometime you all go back. Mama nagaga muzataha iwanyu mu cyare buzinga jwiri aho mwahoze. Mari imyoza. Mari imyoza. Aracuranga. Yewe. Ayi. Yewe. Baragina. Hakurya. Hakuno. Yewe. Barukatasha na muto na mukuru bose nabanya amafuta ebyiri umukuru afite hakuno inyogosho ni insajya umuto gose ifite ka ordinaire karinganiye iyo petit frère imbere grand frère inyuma naho ndebe abana b'iki ni inzandiko gusa naho abana batoya no mbwe mu myaka 12 bazaba bakora ibingana iki yewe barabyina za sexy yewe shaho rw'imere dore umwiryo dore ukimeze nka John Paul kirirya
Imigenzo gitoya. Mugenzi uzo batanye kwihitira bitangiye kugenza kwakitirirwa abandi. Batara bangaba. Nabyo bazi. Mugenzi filime yiswe imbeba ebyiri tulats. Aracyari junior ubasobanurira. Badukomeze. Naho ni sura mbi. House. It's your house. Umva yingi inzu ni yanyu bana banje. Strangers in this house, it must be Bobo and that boy. Kuva rwose mukiri muri iyi nzu ni yanyu ahubwo abantu babize ngo batari banyiri inzu niba byana bibiri wiya ngo Bobo na Aboy. Two of you should not allow those rats to. Nimukajye ziriambeba kugira ngo zibidegembyeho. Their late father intimidated your father. Iso abatarafajya yajyaga rwose muraswanya akamutesha umutwe akamuhora hejuru amusakuriza. We will not allow them to do the same thing to us now. Ntabwo nshaka ko bari abana namwe bahamura ko bajyaga so yajyaga muraswanya amutesha umutwe. Hari kera. Kulukubes. Ibizi imbeba gusa. Dushwiriri. Anyway. Gataho rero bana banje. Think those two, the two rats, they should pack into the boy quarters. Ndagira ngo ziriya mbeba ebyiri muziki mazu ya annex zijye hanze mu mazarara amapagasi. Maze mwege mujye mu cyumba cyazo barazara aho rumwe mwirarira. That's no now. Why not the story? Hako mama ntabwo bifite kujya mu nzu apagasi gusa bafite kujya mu stock aho tubika ibirayi n'ibijumba. Yes. I will show them pepper in this house. Ndanyabeka ko rwose ko ntare mugenzi wabo. Calling us Mbeke is feeling funky. They called you Mbeke. Zakosa ngwiki? Under fire that their mouth with their useless mother wherever she is. Uzukuru abana banyita rwose ngo ndikintazi ndikiwerewere. I will talk to your father when he comes back. Reka rwose ndaje mbibwire so tubaye isomo. Byenze ubwana bwari bwose bwacuriye uyu nguyu ngo mpagasi kazi ntacyo avuze. Yes. They will start washing plates. Reka bajye bose byombo ndatoya. Oya. Bajye badufurira imyenda. They will wash your clothes. Bajye bafurira imyenda. On this. Babasasira uburiri babavomera amazi. Anything you want. In fact, from today, Gwera uyu munsi. they are your house boys. Na bapagasi banyu. Take one. Mugenzi filimira. Yeah. Ngose mwagabana umwe agira umwe n'undi undi. Mugenzi filimira aha. Genza bana duraho bari rwose ngo bahaye akazi kuko rwose bapagasi bakajya bafura bagakoropa bakanavoma amazi rwose. When I dedicated, I was washing for us there. Wash this one. Mugenzi nzu yari yasi imitungo yose ni yasaba kubyikwidegembyamo. Sasa bangabo ko bakaje. Nabana ebyiri ni impanga rwose za Kanyandekwe. Bavayo mugenzi bahawe rwose bahawe uburenganzira ko bano bana. Mugenzi kuri Bobo na Aboy. Aboy and Bobo. Aboy na Bobo. Wash this on this for us. Mufite gufura aya makariso yacu. Makariso shana ndebere. Okay. Amakariso n'amasuti bafure. Birababaje kweli. Bleach in a room for you put to use. Kandi murangiza rwose muze no mu cyuma cyacu mukorope murasasa. Bacaho dore tayi. Kiri myoza ni gikuru. What does this guess me say? Haka ya mashano kazi y'udukobwa arimo kuvuga ibiki. I can't take this from this village kid. Ibi ntabwo nabyemera ngiye mfurire aya mayize nshinze kazi. I don't blame them at all. Reka nje ntabwo nabarenganya. What I made their pants here. Kushira ngama makariso na n'ubwo n'ubwenge bagira. Do them like this. Reka tasiga hanga. Tuyasiga. They want us to wash the on this for them. Reka bakine ko tubafurira makariso n'amasuti yabo. What? Show them the real washing. Tuzabereka gufura icyari cyo. Tuze tubacutse n'undi munsi. Filimira. Yaje kujya kwereka gufura koko byajya cyari cyo filimi yatangiye sasa. Bwa mbere zari incamo cyusaze bwo filimi igiye kuba yatangiye. Nyemo bana rwose ndagenda bazi. Iyo mbonye aba bana ebyiri bakoranye menya ko byajya byo kuna filimi igiye kuryoha. Kumwe yakaje. Niba amapanzi. Azana yakora igiti nane ko yakoze intokize. Undi yakorazana peteroli. Peteroli. Abana barado amakaso y'abana. Amakaso y'imye n'amasutiye. Ibyana biraha. Ni kibiriti. Abashenzi kazi baratubonye baratumenyana rwose ko tutari bagenzi babo. Ibi byananye ndabizi rwose biri yamini yabyihagararaho. Ubundi mbonye filime ari ibigoryi bibiri byakoranye menya ko byajya kuna filime igiye kuturyohera. Yeah. Abana nyina babo nambe kinafite ni Oriyako nyina Ngiki. Abana nagatangaza bo ni na mikino bagira. Yeah, tayari ubyambira barabitwitse ko bakaryamye. What is this? Ibi niki? I said what is this? Mubyuka ibi nibiki? Muravuga skandi biki? No, man property. Eh? This is naked wife. So this is what the two of you did to all this. Ibi ngiri ibyo mwakorera amakariso yacu n'amasutiye yacu. I came in here to sleep, eh? Mwamwe yatwitse. What the maybe this Oya twayafuze turayanika. And did what?
wasanga nawe nk'undi muntu waje arayatwika Bitu, what should we do? Patrira. basa ngiye gute natwanye nawe abanyatwika nyatwikira iki karabaye baratukana mu cyumba baratukana bose kandi basa baravukana hasi hejuru hakurya hakuno iki ngiki kirimo kiramuvanamo ijipo ikindi kiramuruma cyaramurumye firimira random wamushenze ndagutera You will see. karabaye vanemo bashevaneza cyakicani chuchwanga But this is strong. wanzu ko imisi kose dusigaye dukomeye Another one. ubonye kurimo kubisugana mu kubisa mukora mu ikariso ndi mpita muvanamo ijipo wanjye namurumye byana biranga nawe undebere kubita mutejido abagato biramurenga So I was reading on the ground. onde mitano mutumu kumushinga ryinyaje ngo ndi vampire muteye kinyo biramurenga my friend filimira Basha. Clean that place, bro. We kuburaho ngo neza mu mutwe na umugabara n'umugome ni se wabo undebe nyacumvishe ko yakaje afite ko urutiro remene ni ribuyu we mu rutwe kubura ngo neza kuburaho ngo neza Clean up properly. You arrange that seat well. Papa, are you going out for the meeting? Papa nako jya mu nama My precious. bana banje ayibesha We'll be back. mugenzi ni se rwose agiye ngo mu nama Papa, I would like you to buy a dog for us. papa nshaka ko zatugurira imbwa ebyiri mu kumusa wacu wa anniversaire Present, yes. No, buy 2. ya uzagura ebyiri papa Wait. memuretse When is your birthday? harya anniversaire yanjye baryana papa nakwibuka tujya anniversaire tariki 27 z'ukwa kabiri Anyway, it's alright because September is still far away. asa ntacyo niba mugiye mugira rwose kumitari mu kwezi kwa cyenda nzabagurira You the dogs. Alright. cyumushaka imbwa Good. By the way, ase if I get you the dogs, asa mbaguriye imbwa would you like to give to them? muzazita ngo iki Buy a big one for hako papa natwe zatugurira imbwa Mato. zibaho shikaruzengo reka karava nabavuga Please don't mind him. ata ne mubite umuve kubintaza Just tell me the names you would like to. mumbwire imbwa muzazita ngo iki We'll call them a boy and Bobo. imbwa zacu zazita bobo imbwa ndi twite aboy munyaza boy niyo mazina ya byana bitoya That's beautiful name. It's kid. Boy and Bobo. amazina ya aboy na bobo niyo muzita imbwa zanyu It's alright because of the names you've chosen to give to the dogs. akuva rero amazina mwisi imbwa zanyu nta kibazo Make sure I get you the dogs. ariko se muzanyibutse mbagurira imbwa And we should be leaving now. Yeah. Alright. okay reka tujye mu nama Make sure you clean those seats properly. kandi namwe mutunganya aho hantu rwose muhatunganye neza Over here, I want the entire place to be mukiye rwose muvane umurayi mu nzu hose muhatunganye mukorope igikoni n'ahandi hose mukorope compound. Okay? After cleaning the compound, wash all those cars. nimurangiza ngaho hose mukorope no hanze mukubure n'igipangu rwose nako n'imbuga yose mwoze n'amodoka yose mukomeye rwose muhatunganye Because I am coming back home with high caliber visitors. ari rwose ngiye kuzana n'abantu b'abashyitsi bakomeye makarabura arenze high caliber visitors I don't want to see any dirt outside there. ntabwo nshaka kubona umwanda uwo ari we wose hano hanze y'inzu murumva Sweethearts, we're leaving. Take care. ya filimbe yamugeze muri ihangana rwose abantu zasepfuye gusa gunganya karavamo na sasa ngo ko bakaje Excuse me. yumva ngubwire I don't know which is which. ntabwo nzi umwe muri ko kumwe murasa mu wagira ngo muri nto bumeze nk'intoryi Believe I didn't hear it very well. hako mwabigoryi mwe If you said ni that gute kimwabinaze ngo muvuga ngo twibaza amazina yacu bazahita bazatwitirira imbwa we named Bobo and a boy. I said imbwa imwe bayita ngo bobo indi bayita boy no nabivuze Will you do about urankora iki se niba nabivuze mosquitoes? reka n'ubundi mwebwe muri imibu nta nubwo muri imbwa gusa ubwo muri imibu we're still talking about giving our names to dogs. ndacyavuga ko kwita imbwa none twese ko turi imibu Mosquitoes, eh? That is exactly what. reka koko muri imibu muri hanyuma y'imbwa ahubwo muri imibu muri inshwejegiri That doesn't bother me because muri amasazi one way to kill a mosquito. And there are so many ways to kill a rat. umva nkubwiza uko twira ngo turi imibu twe turi imibu kandi imbeba zifite hari uburyo bwinshi bwo kwicimba butandukanye By the dogs, we shall know whose name they will bear. uzamenya byanga byo kuri hagati yacu na namwe n'inde mbeba n'inde mbwa Neka, forget filimi iraha cockroaches. Let's go to the video club. And muvandekeza inyenzi twigendere va ku nyenzi n'ibishwiriri nonsense. bacaho
ngeze muri rwose murangana nafashwe n'isepfu gusa mukangira avamo. I was going to buy 2 female dogs. One will be a Nena and the other will be a Neka. Bareke umunsi byo tuzagura imbwa ebyiri z'imbwakazi. Imwe tuyite Nena indi tuyite Neka. Filimi ira. Rwose mugeze ko bagakubuye bafite akazi kenshi byinshi ko gukora. Byeze ngone bucura rwose abayarushye cyane ni umutoya. Bangwisa boy n'ubugeze undi ni Bobo mazina nga Bobo na Aboy. Mugeze bagakubuye imboga yose bayikubuye. Babisimbwa babishwiriri imbeba nibyingezo byinshi rwose baba kwa babita ni nk'imfubyi. Aboy I'm really hungry. rwose nyenda babaye. Go to the kitchen and eat. Rwose ubwo mfite n'isanyere kujya mu gikoni tujye kurya. Didn't you see those witches? Ntabwo abonye ko bari abapfumuka ziranshinze kazi zafunze igikoni byose urwo no gutukana. Do you think they will leave the kitchen open? Cyeka yabisambo kazi bibari abatindi basaga bafunga igikoni. Those girls left the house without bringing out our food. Usko rwose bazivugishwe bafunze no kudusigira byo kurya. Ko bakaje. Ko bwangeze ngaho rwose ne ebyiri dore nabo amabondo bafite amabondo impfu ndiko amapinya. Live like that without bringing out our food. Bari gute mwafunga mudusigiye ibiryo. Your house girls are what? You girls think you are smart. Nako mwibukeka nko muri abanyabwenge. Shut up. Shashakana ziba. Anyway, who told you boys you have finished? Don't you have eyes? Kuva. That the whole company. Dore turanje akazi kose none tukabuze n'ibyo kurya. See. Ngaranje akazi kose. Yeah, uyavayo. Ngeze kubarangije akazi. Nawe ndebere filimi. Ngeze no guhimana. Za kuno. Batatanya gusa zumwanda. What are you doing? Bakubuye mugeze nako batagize ngo bwese utangiye kwanduza hano bakubuye. The compound is dirty again. Don't say